Abenshi mwamenye nka Bikipa, mumenye nka Transporter, mumenye nka Martini, gusa amazina y'abanyakuri bamwita Jason Statham. Ni umwongereza, ni umukire, ni umukinnyi w'amafilime ukomeye cyane uhereye mu 1993. uyu mugabo afite ibigwi bitandukanye, yakoze udutendo dutandukanye, yatwaye ibihembo bitandukanye mu gukina amafilime by'umwihariko. Afite abana babiri bamwita Jason Statham, niwe tugiye kugarukaho mu kiganiro hozaho update. Jason Statham. Ladies and gentlemen, manzo guteresera wamaze ukanda subscribe kuri Ozo TV, niba nawe utarayikanda ndabizi ko umunsi muzayikanda. Bamwita Jason Statham, ni umwongereza wavutse ubwo ari tariki 26 mu kwezi kwa karindwi 1967, kugeza kuri akaba afite imyaka 56. Ni umugabo rero wavukiye mu muryango utarukize kandi utarunakennye cyane, ko nyina witwaga Erin wamubyaye yari umubyinnyi karahabutaka mu Bwongereza hariya London, naho papa we umubyara witwaga Barry Statham we yateraga amarange mu ngo z'abakire, yacukuraga amabuye y'agaciro, akaba n'umubyinnyi, akaba n'umuririmbyi waririmbiraga ku kirwa cya Iceland. Uyu mugabo Jason Statham yatangiye kugaragara mu 1996 ubwo yinjiraga mu mafilime, gusa uhereye 1978 kugeza 1983 uyu mugabo yamanje ugacishaho mu bigendanye na football, mu gukina umupira cyane ko yari yarabyinjijwemo n'inshuti ye karabutaka yakundaga iby'umupira cyane, Vini Jones. Jason Statham nyuma yo kureka iby'umupira abonye yuko bitazavamo mu 1990 yakiniye ikipe y'Ubwongereza mu bigeneye no gutwara imodoka aza no kwitabira irushanwa ryaberaga mu gihugu cy'Ubwongereza mu 1990 ryari ryateguwe n'Ubwongereza muri Commonwealth Games. Ibingibi nabyo aza kubivamo yinjira mu byo gucuruza ibintu bigiye bitandukanye. Amaze kuva muri business nibwo yinjiye muri filime 1998 atangira gushyira hanze filime noneho ku mugaragaro yitwa Rocky Stock and Two Smoking Barrels. Jason Statham yatangiye kumenyekana cyane ubwo yakinaga filimi akayita Transporter muri 2002 kugeza 2008 nibwo iyi filimi yaje kumugira icyamamare. Gusa mbere yaho yuko yinjira mu bigendanye na filimi, uyu mugabo yamanje kwiga imirwanire y'Abachina martial arts, aza kwiga icyitwa kickboxing ndetse aza no kongeraho karate. Urumva yuko uyu mugabo nubwo akina filimi ubusanzwe n'indwanyi ikomeye cyane, karahabutaka mu gutera amakofe muri karate ndetse n'imirwanire ya martial art muri rusange. 2002 kugeza 2008 uyu mugabo yabaye icyamamare bitewe n'iyi filimi yitwaga Transporter, bamwita umutwazi. Nibe filimi utarayirebye nakubwira ngo waracikanwe. 2003 Jason Statham ntabwo yahagaze, ahubwo yashyize hanze indi filimi ayita Italian Job. 2006 uyu mugabo aza gushyira hanze indi filimi ayita Crack. 2007 aza gushyira hanze indi filimi ayita Wo. 2008 aza gushyira hanze indi filimi ayitwa The Bank Job. 2010 aza guhita ashakana n'umugore we bari kumwe kugeza kuri ubu ngubu witwa Rose Anthony. Uyu mugore bakaba barabyaranye n'abana bagera kuri 2, umwana w'umuhungu ndetse n'umwana w'umukobwa, nyuma yuko baje gusezerana imbere y'amategeko ubwo hari 2016. 2017 bakaza kubyarana umwana w'umuhungu, 2022 ejo bundi ahangaha bakaza kubyarana umwana w'umukobwa. Abangaba rero bahise bajya kwiturira i California muri Amerika, ari naho urugendo rwe rwatangiye rwo gukina amafilimi ya karabutaka ngiye kukubwira ariho rwahereye. Ladies and gentlemen, Jason Statham.
Jason Statham ahangaha none guhera kuri filime yitwa Expendables kuva 2010 kugeza 2014. Iyi ni filime yakoreye hariya muri Amerika ubwo yaragiye guturayo n'umugore we muri California. Expendables kuva 2010 kugeza 2014. Iyi filime bayikozeho igice cya mbere, icya kabiri n'icya gatatu. Icya mbere cyasohotse muri 2010, icya kabiri gisohoka muri 2012 ndetse icya gatatu cy'iyi filime ya Expendables gisohoka 2014. aho yari kumwe n'abastari bagiye batandukanye bakoze muri iyi filime witwa Sylvester Stallone, Jet Li, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis n'ibindi byamamare harimo Jean-Claude Van Damme byakiye muri iyi filime yamenyekanye ku isi hose muri rusange. 2011 Jason Statham yakoze filime ayita The Mechanic, umukanishi. 2011 nayo iza gukundwa. 2015 aza gushyira hanze indi filime ayita Spy. 2016 akora indi ayita Mechanic Resurrection. Jason Statham ntibyaje gutinda noneho aho yabereye icyamamare isi yose iramumenya ni muri filime yakoze ya Fast and Furious yagaragayemo bwa mbere muri season cyangwa se mu gice cyayo cya gatandatu. Aha byari muri 2013 aho yaje ari umuvandimwe witwaga Owen Shaw cyangwa se bakunze kwita Luke Evans muri filime ya Fast and Furious gatandatu. Ahangaha Jason Statham nibwo yaratangiye guca impaka noneho mu bigendanye no gukina filimi. Nibyaje gutinda rero baje gusohora ikindi gice Fast and Furious 7 mu kwezi kwa 4 muri 2015. Iyi filimi rero muri 2017 yaje gufata umwanya wa gatatu nka filimi yinjije agatubutse mu buryo bwihuse cyane muri filimi ku isi hose. Iza ku mwanya wa 12 muri filimi yinjije amafaranga ibihe byose, muri filimi yinjije agatubutse k'ibihe byose ku buryo n'izindi filimi zazaza zitazinjiza amafaranga nk'iyi filimi yinjiye Fast and Furious yagaragayemo uyu mugabo Jason Statham. Jason Statham yakomeje n'ubundi kugaragara muri Fast and Furious nk'icyenda 8 agenda azikina mu buryo butangaje, aho yakinaga asetsa kandi akubita akina na ba Droke, ba Vin Diesel n'abandi bagiye batandukanye muri iyi filime ya Fast and Furious. Uyu mugabo rero aherutse gushyira hanze indi filime ayita The Beekeeper, ari nayo iri guca impaka yayisoye ahangaha ejo muri 2024. The Keeper ariyo filimi rero wavuga yuko irimo irabica aherutse gushyira hanze vuba. Amateka ya Jason Statham ni menshi, ibihembo yatwaye, udukoryo yagiye akora, udutendo yagiye akora mu bigendanye na filimi, umushahara n'ibindi byinshi, ahatuye, inzu ye, ibiki byose zagenda tubigaruka mu bindi bice bya Hozaho Update. Kanda subscribe tubana umunsi ku wundi. This is Hozaho TV. I love you so much.